navukiye mu kinyoma nkigenderamo ngikuriramo bambwiye ngo nge nitware neza sinkori kibijuru nzaribona nagiye no mu madini bantwara ibyanjye sinaribona niyirije n'ubusandara mu bihuru sinaribona kandi Yesu yari yarabibwiye abahanuzi yarabyandikishije mu mategeko yohereje intumwa zitubwire ko yuko ijuru twariherewe ubuntu ntitwari kuzaribonera ubwishyu nuko Yesu yishyuye ibyo twasabwaga no ku ijuru twariherewe ubuntu. Amazina yanjye nitwa Mugemana Andre, muvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, nkaba n'umuhamya w'igikorwa cyiza Imana yakoze ikoresheje Yesu Kristo kugira ngo abari mu isi bose babone ubugingo buhoraho babuheshejwe nyine no kwizera icyo gikorwa cyakozwe n'undi batishije agaciro icyo babibwiraga ko ari cyo bakora. Nkaba rero nanjye ndi umuhamya w'icyo gikorwa nari mvuze, nabayeho imyaka myinshi cyane, nanjye ndi umunyabyaha mu mutima rwihishwa, ariko nkagerageza no kwerekana ingeso nziza, ngahisha ikindimo nkerekana ikitandimo, nkarwana intambara nyinshi cyane yo gushaka kuba mwiza imbere y'Imana, ariko ntazi nyirizina icyangize mubi imbere y'Imana. Navutse ku babyeyi rero nabo batari bamenya ubutumwa bwiza, mbaho n'ubundi mu buzima bwo kutamenya Imana, ariko amahirwe naje kugira nayo guhura n'abavuga ubutumwa bwiza bansobanurira iby'ineza y'Imana. Ntarasobanukirwa ineza y'Imana, nahoraga nicira urubanza mu mutima wanjye, ndibaza se nzajya mu ijuru gute, nkuba mfite ishyaka ryinshi cyane ryo kuzabana n'Imana mu ijuru, ariko nareba imikorere yanjye nabwo nkabona itaba mu ijuru, natekereza uko Imana iri nkumva ndashobora kwicara nayo mu bwami bwayo, hashingiye ku mico nagiraga, ariko binashingiye no ku rubanza nyirizina rwambaga mu mutima ntarinzi icyaruzanye. Nafashe inzira rero njyaho ababyeyi banjye basengeraga mu idini navukiyemo, ntozwa imihango yabo nanakorerwaho byo nakwiye gukorerwaho byose, ariko birangira n'ubundi nkomeza kumva ndi umunyabyaha, mpindura imico n'ubundi birangira nkomeza kumva ndi umunyabyaha, byo kubatizwa, byo gukomezwa, guhabwa amasakaramentu, kwatura ibyaha muri penetensiya, byose narabikoze ariko ntibyashiramo, nkomeza kumva n'ubundi ndi umunyabyaha. Nahinduye idini rero njya no mu rindi, naho nitoza imico yabo, ariko birangira n'ubundi nkomeje kumva ndi umunyamihango w'iryo ngezemo gusa, ariko mu mutima n'ubundi ngakomeza kumva ndi umunyabyaha. Bantoje kubyatura nko kubivuga mu izina, ariko ntibyashiramo, nkibaza impamvu bidashiramo nabyo bikanyobera, ndetse no kubyirinda nabyo bikaba byarananiye. Naje gusobanukirwa rero, ariko nabwo biciye mu bavuga ubutumwa bwiza, bamenyesha uburyo Imana yatanze ijuru ku buntu ikoresheje imbabazi zayo cyangwa se ubuntu bwayo yagize, ubwo yemeraga gushaka umurokozi cyangwa se uwaturokora ku mpamvu y'uko twebwe tutari kuzirokora mu cyaha nabwo tutishyizemo. Abo rero nibo bamfashije kumenya umucyo nyirizina wo kumenya ibyerekeye ijuru bidasubirwaho. Bahereye mu mizi bambwira ko nabaye umunyabyaha bwa kavukire, ari nacyo kibazo nyirizina narwanaga nacyo, ni naraburiye igisubizo ndetse ntashobora no kuba natsinda. Bambwiye ko umunsi Adamu yakoraga icyaha, nanjye niwe mubyeyi nari ndimo, yumviraga Satani, nicyo gihe yahindutse umubi cyane, ariko nanjye umwana wiwe bampindutse mubi muri uwo mwanya. Icyo gihe nicyo gihe rero nanduriye virusi y'icyaha, mu kororoka kwa Adamu kose kwabayeho nanjye ndi muri we, nza kuza kororoka nanjye mboneka hano mu isi, ariko mboneka nyirizina mfite bwa bwandu bw'icyaha nakomoye kuri Adamu. Narwanaga nabwo rero ntazi ko nyirizina ikibazo ari njyewe, ngira ngo wenda ikibazo nibyo ndi gukora, ariko ubutumwa bwiza bungezeho bumbwiye ko ari kavukire yanjye ifite ikibazo, ubwo naretse no gukomeza kwirwanya.
ndetse no gukomeza kurwana n'imbuto zanjye, aho kumenya ko nyirizina ikibazo ari njyewe. Nabwo rero nza gusobanukirwa ko ibihembo by'ibyaha atari gusaba imbabazi, menya ko ahubwo ari urupfu. Icyo gihe rero natsinzwe n'urubanza, numva ko gukomeza kurwana n'ibyaha bitakunda, kuko ikibazo ni njye nyirizina, kandi nabwo nkaba ntashobora kwirwanya ngo nirangize. Ndetse bambwira ko ubwo ndi igiti kibi, ubwo n'imbuto zanjye nazo ni mbi. Kwihana rero ntabwo kwabaye ko kongera kubivuga nk'uko muri ya madini babidutoje twitangaho amakuru cyangwa se twitaranga, ahubwo namenye ko Imana izi ko ndi mubi uhereye mu bworo bw'ikirenge kugeza mu mutwe, nta hazima mu buryo no kusaba imbabazi ubwanjye byari icyaha, kuko nanjye ubwanjye ndi umunyabyaha. Bampa umucyo rero nyirizina w'icyatumye Yesu aza mu isi, menya neza ko yaje mu isi kugira ngo aziyishyireho dosiye y'ibyaha byanjye. Ubundi iyo niyo nkuru nziza nemeye kandi uhura umutima. Nabayeho nkorera ijuru, ntekereza ko nzarijyanwamo n'ibyo nakoze, ariko nabwo nkagongwa n'umutego w'uko nibonagamo ibibi, kandi ubwo kurikorera byasabaga gukora ibyiza gusa, sishyiremo ikibi na kimwe. Nyamara muri njye nkaba narimo imvange, nkaba nari uruganda rucura ibyiza ndetse n'ibibi, ariko ku Mana iyo mvange yose ikaba byari ibyaha. Aho rero niho namenye ubutumwa bwiza, kuko Yesu yaje ari intungane, aje kugira ngo anguranire njyewe Andre, ahinduke umunyabyaha nkanjye, abarweho ibyo nakoze byose n'ibyo ntari nakora, muri make ibingize uwo ndiwe. Yesu yaje kwambara umubiri kugira ngo yambare njyewe Ndereya, ariko yakire n'igihano cyanjye, bityo njyewe nimbyizera mpinduke intungane nkawe. Noneho bimpeshe kujya mu ijuru bidashingiye ku byo nakoze, ahubwo bishingiye ku kwizera icyo Yesu yakoze cyonyine. Ubu ndaha mu isi rero ndi intungane bidasubirwaho. Ndi hano mu isi mfite ijuru bidashidikanywaho. Ndi hano mu isi ndi umuhamya w'uburyo umuntu aba hano mu isi afite ubugingo buhoraho atabukoreye, bidasabye kuzamuka imisozi, bidasabye kwiyiriza ubusa, bidasabye gutanga imitungo, ibyacumi, amaturo n'ibindi bikorwa byinshi cyane byatuvunaga imyaka myinshi, nubwo hari ba rwiyemezamirimo bari babyihisha inyuma baduhisha ukuri, nubwo nabwo hari uko batazi. Yesu yavuze ko hari abo tutarenganya, kuko ari impumyi zirandase izindi, ariko zombi zikagwa mu rwobo. Rero ndashimira Imana ko yambatuye ku bubata bw'icyaha n'urupfu, nkaba ndiho nzi neza ko mfite ijuru bidasubirwaho, kandi nzi neza ko igihe cyose umwami wanjye yazira yanjyana mu ijuru, bidashingiye ku kuntu nitwaye, ahubwo bishingiye ku kwakira gusa agakiza nahawe, arizo mbabazi z'iteka ryose. Naho ubwo Yesu yamenaga amaraso akakira n'igihano cyanjye, urupfu nagombaga gupfa akaba ari Yesu warupfuye, nkaba ndiho rero nzi neza ko nta kimana izambaza, kuko yohereje umucunguzi wanjye kugira ngo icyo nari kubazwa aba ari ikibazwa mu cyimbo cyanjye. Ubu ndi umwere bidasubirwaho, uko niko ubuzima bwanjye bumeze, ariko mfite n'iherezo ryiza kiri muri iyi si. Nkaba rero ndi n'umuvugabutumwa bwiza wo kwamamaza nyine iyo nkuru nziza ku bantu bakibaza uko bajya mu ijuru, ku bantu bakirikorera, ku bantu bakivunika batekereza ko barigishwamo n'imbaraga nk'uko bakomeza kubivuga, ariko abakozi bakorera ijuru nibaruhuke. Yesu yaritangiye ubuntu, kumwizera byonyine biguhwanira no kuba umwana w'Imana bidasubirwaho. Murakoze cyane gusangiza ndetse n'ijambo ryiza ribaye dukomeza uburyo wakijijwe n'uburyo wahoze mu nzira itari nziza ukavuga inzira y'agakiza. Yego. Ese umara kumva ubutumwa bwiza ku musanzu rugomba wabyakiriye gute? Kuko birashoboka ko abantu benshi bavuga ko ari ibinyoma ari byo bahita babyumva. Wowe wabyumvise gute ku munsi wa mbere ubasha kumva ubutumwa bwiza? Ku munsi wa mbere mbyumva, nabaje kumva ari ibinyoma, ariko nabyo bihishe mu kiruhuko, kuko urumva navukiye mu idini rya Gatolika, ntozwa imihango yaryo, ni Eucharistia, saba penetensiya n'ibindi byinshi cyane nakorewe cyangwa se nakoze, ariko numva n'ubundi ntabwo ndi intungane mu mutima wanjye. Aho naje kwimukira naho nabonaga bambara neza, bitwara neza, baretse ibyo ngiye nakundaga, ngira ngo ahari bo baba barashyikiriye ijuru, ariho muri ADPR. Naho mpageze rero nasanze n'ubundi hameze nkaho mvuye. Navuye muri penetensiya gupfukama mwa padiri, n'ubundi ntangira kubivugira ku mugaragaro mu gasambi, sanga n'ubundi niho hahandi ejya kwihana, ajya kuvuga ibyo nakoze ku mugaragaro. Ubwo butumwa bwiza bungezeho rero bambwiye ko kujya mu ijuru bidakorerwa, aho narikanze, ariko numva bisa nkaho bihishe mu icyo nifuzaga ntabonye. Aho rero mu kwikanga kwanjye nabanje kujya impaka, kuko nari umunyabyanditswe byinshi ariko bidasobanutse nanone.
ariko kubera ko ubutumwa bwiza butsinda umutima w'umunyabyaha, ibyo abavuga ubutumwa bwiza bambwiraga byose numvaga bimpama, ku buryo naburanye rero birangira ibyo nabahanganishaga nabyo bije kundangirana, umutima wanjye uratsindwa. Utsinzwe rero manika amaboko, numva uko kuri bari kumbwira ntashobora kugutsinda, cyane ko icyo bambwiraga cyanzaniraga ikiruhuko kurenza icyo abanyedini bambwiraga cyamvunaga umutima cyane. Aho niho natangiye kugira nduhuka, narabirwanyaga ariko nkumva ibyo ndi kurwanya nibyo nari nkeneye. ibyo bintu kubona ubutumwa ku buntu batekereza umuntu ukumva ko ari ibintu bitari byiza, yego, cyangwa se wabura umuntu uburyo agomba kudakorera Imana ko ntabwo byumva. Ese wowe ni cyagufashije, yego, cyatumye wowe ubyumva? Urakoze cyane. Ubundi Imana koko niyo ikiza umuntu, ariko bishingiye nabwo mu mbaraga z'ubutumwa bwiza. Abavuga ubutumwa bwiza baravuga barangiza bakigendera, ariko icyo bavuze kigira icyo gikora mu mutima wanjye. Nanjye bambwiye ubutumwa bwiza narabanenze, ndabatuka, mbaciraho iteka, ariko ibyo bambwiye byakoze umutima wanjye birawushenjagura, birangira nsinzwe, kuko menya ko kujya mu ijuru bidakorerwa, cyane ko nakomeje gutekereza se koko wa mugani Yesu yabarapfiriye iki niba nkiri umunyabyaha, niba gikorera ijuru ibikorwa Yesu yakoze ubwo byamaze iki? Ibyo ari byo byakomeje gutsinda umutima wanjye, birangiza Imana iwemeje. Ibyo rero ni nabyo byanampesheje no kumva koko mbaye intungane mu maso y'Imana, ariko no mu maso y'abantu numva hose mbaye mwiza cyane. Yego. Icyo nababwira ni uko nk'abakiri kuvunikira gukorera kujya mu ijuru, cyangwa se abishingikije imirimo yabo, nibarekera aho ngaho, kuko haba mu byanditswe haba no mu buzima busanzwe, nta muntu n'umwe ibyanditswe bigaragaza ko yaba yarabonye ubugingo buhoraho biciye mu byo yakoze. Nta muntu n'umwe waba yarabaye intungane biciye mu kubahiriza amategeko cyangwa se n'imihango y'idini ryiwe. Nta muntu n'umwe waba warabohotse umutima binyuze mu kwitwara neza kwiwe. Rero nabashishikariza ko bakumva ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, cyane cyane bagakurikira ibiganiro ducisha kuri YouTube, bakandika ijuru ntirikorerwa. N'ubundi iryo jambo banarikurikiranye ryabanza gusa nk'iribananiza mu mutima, kuko ni ijambo ritakwiriye ahantu, ni ijambo mu idini ritavugwa, ni n'ijambo ariko rikubita muri kamere muntu agatsindwa, ni ijambo ariko ryananzwe cyane ku mpamvu yuko niyo ryuzuyemo umuti. Ijuru ntirikorerwa barikurikirane cyane, haba ari ibiganiro ku maradiyo, haba kuri YouTube, haba kuri Facebook, haba no kuri WhatsApp, aho tugira ibiganiro ducishaho. Nabashishikariza cyane rero gukurikirana iryo jambo, aho bazaribona hose bazamenye ko ari bavuga ubutumwa bwiza, bahamagawe n'Imana, kandi bafite ijambo ridashingiye ku nyungu yabo, ahubwo rishingiye gusa kuguruhura umuntu umutima no kumurangira inzira nyamukuru cyangwa se inzira yizewe yuko bajya mu ijuru, biciye mu butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana butagurwa amafaranga, budashingira ku idini iryo ari ryo ryose, budashingira ku mihango cyangwa se ikindi kintu cyose, ahubwo ni ubutumwa bwiza bushingiye gusa ku kumenyekanisha ukuri kutaryarya kw'igikorwa Yesu yakoze ku musaraba gihesha umuntu ubugingo buhoraho. Yego, namurakoze.